iminsi n'ibihe ntituzabyarikirwa, ariko kutita ku bimenyetso byonakaga. Igihe niki cyo kwiyungana impano y'umunsi, ukiboneza umutima wawe. Kumwibwimbana turabona ko mwegereje, nagisigaye kuko byinshi byaragaragaye. Wowe nshuti menya ko ari igihe uzacya, ariko nibwire uwo munsi nicyo gihe nawe ubizi, naho abamarayika bo mw'ijuru, keretse Imana yonyine yonyine. Ariko ibimenyetso byo turabifite, uwo munsi nicyo gihe nawe ubizi, naho abamarayika bo mw'ijuru, keretse Imana yonyine yonyine. Ariko ibimenyetso byo turabifite. Matayo 24 turahasanga ibimenyetso byerekana kugaruka k'Umukiza. Ugenzuye neza usanga byinshi byasohoye, ibisigaye ari bike cyane. Nshuti komeza icyo ufite utakinyangwa, kuko Satani arazerera nk'intare yivuga. Nshuti komera ku gakiza wahawe, utazatungurwa ukavuga uti yo mbimenya. Uwo munsi nicyo gihe nawe ubizi, naho abamarayika bo mw'ijuru, keretse Imana yonyine yonyine. Ariko ibimenyetso byo turabifite, uwo munsi nicyo gihe nawe ubizi, naho abamarayika bo mw'ijuru, keretse Imana yonyine yonyine. Ariko ibimenyetso byo turabifite, uwo munsi nicyo gihe nawe ubizi, naho abamarayika bo mw'ijuru, keretse Imana yonyine.